irambwira ngo Imana ibabajwe nuko abafashe umwanya bari imbere yayo barahaye umwanya Imana, hanyuma irambwira ngo akamanyu kabibagije umuhamagaro. Numva ndababaye cyane, agiye kona mbona intumbi nyinshi bazi Imana ngo izi ntumbi ni iziki. Irambwira ngo n'abantu banze kurekura agakiza, banze no kugwa, bari mu rusengero baririrwa baririmba, bandi barabwiriza, bandi barahanura, abandi baradiakona, bandi batanga igaburo ryera, abandi baradirisha, bandi baracuranga bazimana. Irambwira ngo izi ntumbi nyinshi ziri imbere y'Imana. Yes. Irambwira ngo bahagaze mu muryango, babujije abinjira kwinjira, babuza n'abasohoka gusohoka. Yes. Irambwira ngo irababaye. Irambwira ngo isiganwa ribayeho. Irambwira ngo risiganwa ribayeho. Irambwira ngo nibabwire ngo imirimo bakora igiye kunyura mu ruganda. Nabajije Imana ndayibwira ngo mbwira nsobanurira kuri intumbi ziri mu rusengero. Imana ikomeza kuganira nanjye. Imana irambwira ngo hagiye kubaho amarushanwa, hagiye kuba kwirukanka, hagiye kuba amarushanwa. Ese urumva uri tayari ko amarushanwa uzayatsinda? Mela trope fadrome. Irambwira ngo ninkubaze ngo mbese urumva aya marushanwa uzayatsinda? Irambwira ngo nongeye nkubaze ngo mbese urumva ko wambaye, urumva umwambaro wambaye witeye, urumva uzashobora kwihanganira imbeho? Umwambaro wambaye, ese urumva uzashobora kwihanganira imbeho? Irambwira ngo nintange itangazo ngo ibingibi biraje byihuse. Ibingibi mugiye kubona byihuse. Nabonye abantu bajya mu masiganwa, nabonye abagore basiganwa, mbona abagabo barasiganwa, mbona abasore barimo barasiganwa, mbona abana bato barimo barasiganwa, mbona abatwite barimo barasiganwa, mbona abakene barimo barasiganwa, mbona abakene barimo barasiganwa. Imana irambwira ngo isigana rigiye kuza ntabwo rizarobanura abantu. Irambwira ngo isiganwa rigiye kuza ntabwo rizarobanura umuntu, niko Imana yambwiye. Pila fago diwinima. Irambwira ngo imbeho igiye kuza ntabwo izarobanura ngo warize ntiwize. Imana irambwira ngo hagiye kubaho isiganwa rikomeye. Ni fodrome. Yesu. Irambwira ngo ibabajwe na benshi bumvisha imvugo y'Imana, benshi bicaye ku karago, benshi buriye imisozi, benshi basenze ubutayu butandukanye biyirije. Imana irambwira ngo ibabajwe nuko iri tangazo yagiye yitanga muri fadraye muri 2 none kabisoye benshi bamaze kudamarara. Imana irambwira ngo isiganwa riraje. Nabajije Imana ndayibaza ngo iri siganwa ni irihe? Irambwira ngo bamwe bagiye gusiganwa kuko hagiye gutera ibibazo byinshi mu ngo. Ubatse yarazi ku rugamba rurangije rwa Gisore, azi yuko ataguye ku rugamba rwa Gisore, agwe agiye kugwa mu rugo kubera yuko ategeze afata umwanya wo gusengera urugo. Azi yuko Imana yamuhaye umugabo, azi ko Imana yamuhaye umugore, arangije aradamarara. Bibiri ivuga amagambo ngo yarabateye bashora imizi, barakora bagira imbuto nziza ariko imitima yabo bakure y'Uwiteka Imana. Irambwira ngo narabaje ngo isiganwa niri. Irambwira risobanura namwe nonye mbasobanura. Irambwira ngo harimo bagiye basengera ingo, babwira Imana ngo dufashe ntituzagwe kuri uyu musozi wa Gisore. Imana yabafashamo, umusozi barawuminuka kuko ntibegeze basama, ntibegeze banywa inzoga, ntibegeze bagwa. Ariko irambwira ngo ibabajwe nuko babikoze bageze mu ngo bamaze kubaka. Imana irambwira ngo uwo nawe n'umusozi bazagwa n'isiganwa barimo. Nongera kubaza Imana
irambwira ngo prefadraye benshi bagiye babwira Imana ngo bana dufasha tukabona akazi keza tuzagukorera. None iyi saha akazi umushara bahembwa, none isiganwa baguye ku rugamba. Baguye ku rugamba. Man, babazi zawe. Imana yanyeretse amayereko atandukanye. Irambwa ngo nereke abantu, irambwa ngo iyi ni ikarita ya banki. Iyi mwese murayibona ni ikarita ya banki. Nabajije Imana yibaza ngo iyi karita ya banki isobanuye iki. Irambwa ngo ninze mbwira abantu ngo ibyo bari biringiye ko bafite ubutunzi, bamaze kubona ubutunzi, bamaze gushyira ku mabanki. Irambwa ngo igihe kirageze ujye gushyira mu ikarita ko wakwaye mu Imana ikarita yanjye. Inzari kwicane amafaranga uyabona. Iyi ni irangamuntu mwese murayibona, nakoresheje irangamuntu yanjye. Irangamuntu mwese murayibona. Nabajije Imana ndayibwira ngo nsobanura ko cyo kiba kirangamuntu. Irambwira ngo iyi ni irangamuntu isobanura ubwene gihugu. Irambwira ngo iyi ngiyi ni ikintu ukoresha mu gihugu cyose ugezemo, ukagaragaza igihugu cyawe utuyemo. Irambwira ngo nimbwira abantu ngo basabye ibyangombwa byo kujya hanze, baragenda kuko ibyangombwa barabibona. Bamaze kubibona bahemukira Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimwongere musenge. Igihe cyo kugira ngo babake ibyangombwa kirageze. Igihe cyuko wowe wagiye ukavuga igihugu ugiyemo, ukavuga igihugu waturutsemo atari cyo, igihe kirageze ngo usubireyo kandi bakujyane mu gihugu wavuze atari cyo narimo. Nabajije Imana, Imana irambwira ngo bahemukiye Imana w'abantu kuko mwasabye Imana ibyangombwa. Benshi mugenda muvuga igihugu mwagiye muvamo mutagiye muvamo. Mbajije Imana, Imana irambwira ngo mwagezeyo ahubwo ibyo mubonye nkaho mwakagiye kuko mwabwiye Imana ngo muzayihagararira mu ambasaderi, ahubwo iby'Imana bahaye byo mugwanisha Imana, ahubwo mukoresha mu ndonke zanyu. Imana irambwira ngo hagiye kubaho indege zigiye gucicikana zibajyana mu bihugu mwidekarayemo, muvuga ko byo mutuka, muvuga ko muri impunzi, karimo murabeshyira Imana. Aho na kabiri Imana yanyeretse iyi ni perime, murayibona. Iyi ni perime. Imana arambwiye ngo igihe kirageze batungure mu modoka mutwaye. Cyane agiye kubona mbona Imana yibanze muri Amerika. Imana ngo igihe kirageze batungure mu modoka mutwaye babashimute, babaki ibyangombwa by'uruhushya byo gutwara babashimute, ntimuzongera kugaragara. Irambwira ngo iyi ni ikarita mwese murayibona, ni ikarita yo kuza ku modoka. Irambwira ngo aho wambukiye hagiye kumenyekana. Irambwira ngo ninkubwire ngo aho wambukiye agiye kumenyekana. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo nintangariza abantu iri tangazo. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njyewe nitwa Ben, mwayikaze, nyemerere nkutse gukora subscribe ko utarigeze ubikora kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, turi mu murimo twagabiwe n'Uwiteka kandi nzi neza ko dushobozwa nawe ugenda uduha imbaraga. Tugiye kuganira n'umukozi w'Imana, tugiye kumva message Imana yamuhaye, ariko nyemerere hagati aho tubanze tumwakire twibwira amazina kuri uwo munyaro bwa mbere umenye umuntu tugiye kubana uwo ari we. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru turashima Imana. Muramahoro namwe? Natwe turashima Yesu ukomeje kuturinda kandi akomeje kuduteza intambwe muri ibi bihe biba bigoye. Nyemerera nk'ingingo we wibwira abadukurikiye uko nyarugambere. Mazina yanjye ntahinduka, ni niyo Sawa Theogene, ndi umugabo cyangwa umukristo, ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Yego. Imana iguhe umugisha. Nitwe duherukanye ariko hashimwe Yesu ujya uhuza abantu kandi bagahura bagihumeka umwuka w'abazima bavuga Imana, wumva ko muri bo hakirimo umwuka wera. Reka nk'ingingo tutaza gutindira abadukurikiye, turageze Imana kugira umwuka wera aze kutubera umuyobozi. Ucunguzi mwiza w'ubugingo buhoraho, Imana ikomeye, Imana ikora, Imana Shama, Imana Adonai, Imana Elohim, isi mu muryango wa Dawidi, udindware kwa kunesha. Tugwaye kaze n'akanwa cyo kiganiro, abarayobora kutuyobora kwananirwa, ubwiza bwa n'ubushake bwa imbaraga n'ikintu cyabyo biganza muri twebwe mu mbaraga za Yesu Kristo. Amen. Karibu noneho. Yego. Turabashimiye, Imana yabwe icyubahiro ku bwanyu.
kandi bo kudutekereza mukadutumira Imana ibamugisha nukuri. Twari tubakumbuye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ku bagenzi bari mu rugendo rujya mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Sinzi niba namwe mwari mudukumbuye simbizi, ariko rukumbuzi rwari rwishi ngira ngo n'abantu bajya badukurikira nabo baba bagenda batwandikira mu gikari batubaza abakozi Imana twagiye dutumira. Uri umwe mu bantu rero bagiye batubaza, niyo mpamvu nakomeje nkwandikira nkusaba ko wazaza kubahembura, ariko Imana ishimwe ko yabikoze. Bivuze ko urukumbuzi rero rwo rwari rwishi. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mbakumbuye numvaga mfite ibintu byinshi byo kubwira abantu b'Imana, ariko Imana igumugisha kubwo wemereye umpamagara w'Imana ukamamagara. Imana igumugisha. Hanyuma najya nganira n'abakunzi bacu rero uyu munsi wa none Imana ampaye message, ntabwo nza hano imbere yanyu ndafite message y'Imana. Yego. Biragatsindwa mpora mbivuga iteka n'iteka. Imana izaninde kuvuga iby'Imana itampaye. Nukuri. Izabindinde. Kuko ahanze Satani ntago gushaka gutuma abantu bumva iki message Imana batumye kumva iki Imana ishaka, ahubwo bari gushaka kumva iki umuntu yakoze. Ngo ndamutse nkoze koza mu kiganiro handi bamaze imisi mbona Theo bose babiririmba, sinzi umuhanzi mbayitwa simwibuka. Nabonye abantu bateye commentaire, ariko ibyo bavuze mwana umwe byarumvikanaga. Yarabwira ati ngewe ndi mu mwaririmbye si Kinyarwanda numva, gusa ngiye numvishije BTO, numvishije ingoma yayo numva nayo nayisubiramo. Ni indirimbo bayita melody cyangwa iyo ndirimbo yitwa umuhanzi we niwe witwa Bruce Melody, ariko indirimbo yo nanjye sinibuka amazina yayo. Yego. Kubera ko ntago nyankunda kubikurikira cyane. Ariko Theo bamuteye amabuye bamuhora ko ngo yaririmbye ibintu bitajyanye n'ivuga butumwa ryiza rya Kristo. Bavuga yuko ngo yifatanyije n'abanyamahanga kwamamaza ubusambanyi. Sinzi rero ubwo nibyo ndirimbo ari kivuga ari ibintu byo busambanyi, ariko we yari dekara yavuga yuko rwose nawe yabikoze atazi byari byo. Anasaba ibaza bati munyihangane, bamwe abandi barabwira ati rwose numva mudakeneye no kumbabarira nta kundi kuko ndumva umutima wanjye ntacyo nshinja. Mbese ibyo Theo yavuze si ukuri. Ibyo yaririmbye ibyo yavuze juste uburyo yisobanuyemo ko ni ukuri. Dufite abahanzi baririmba ibintu ntibasobanure mu Kinyarwanda, kuko 90% abantu bamwe namwe bumva ururimi rw'Ikinyarwanda gusa. Hari n'abatakizi neza, nanjye ntabwo kinzi neza Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kirakomeye. Abantu benshi twibwira ko tukiza ariko ntago tukizi. Yari byaririmbye ni ukuri ku ruhande rwiwe. Aravuga ati ngiye ndirimbo ntabwo nigeze numva iki kishatse kuvuga. Aravuga ati cyo kora ku muhanga ubizi neza ansobanurire. Imana ihabwe icyubahiro. Yego, Imana ihabwe icyubahiro kandi mukomereze n'amaboko. Nawe ni umuhanzi wacu dukunda, kandi n'ukuri wagiye ufasha imitima ya benshi bari mu bwihebe, bari bwigunze. Uyu munsi bakaba rwose harimo abantu bakomeye. Twikomereze na gahunda zacu. Ndifuza rero ngewe ntabwo ndibuze kuza gutinda aha ngaha, ahubwo nzanywe n'ubutumwa Imana yambaye kugira ngo tuganire ku cyo Imana ishaka ku bantu hano kwama kukiganiraho, babwire message Imana yampaye, hanyuma kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko nandi ndabona rumeze neza n'umurimo w'Imana kuko uhagaze. Imana igumugisha. Ngiye ndashima Imana. Hanyuma ndagira ngo twihute tujye mu ijambo ry'Imana. Yesuwa ibice 2 uradusomera uradufasha kugira ngo twegere ku cyo Imana dushakaho. Ni Yesuwa ibice 2. Yesuwa ibice byaho 2. Yego. Cyangwa igice cya 2 tera ku murongo wa 11 tugere ku 18. Wasoma wihuza ugere usoma umurongo umwe gusa kugira ngo nsobanura kugira ngo ntange message Imana yampaye ku bakunzi bacu. Yego. Ndimo ndambura Bibiliya yanjye kugira ngo mpagere. Abantu badukurikiye namwe mujye mufata Bibiliya. Yesuwa 2:18. Yego. Haravuga ngo twahera ku mutwe w'amagambo. Yego, umutwe w'amagambo. Reka duhere ku mutwe w'amagambo aho uvuga ngo uravuga ngo basezerana uko bazabigenza. Yego. 18 rero haravuga ngo basezerana uko bazagira ate bazabigenza. Imana ihabwe icyubahiro. Nitugera muri iki gihugu. Yego. Uzapfundike aka kagozi. Tuhera kuri 11. Ntacyo hera aho ngaho, hera ku gice cyame, ntacyo hera ku munwa me, ntacyo kugira ngo bize kujyana abakunzi bacu baze kubyumva neza. Duhere kuri 1 hejuru. Nitugera komeza ngo arugida nitugera.
yego nitugera muri iki gihugu uzapfundika kagozi gatukura ku idirishya uducishemo, ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. Amen. Dukomeze. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho, nihagira umwakura. Ariko nutubura ntituzagerwaho n'urubanza rw'indahiro utarahiye. Uturahije, sorry. Nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezera baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Amen. Dukomeze. Yego, rya 19. Yego, ese ubwo wagize ngo 19 se naharenze? Waharenze 19. Ubu tuvugana naringeze kuri 21. Komeza ntacyo 21. Arababwira ati yego tugiye kuri 22. Sinzi niba wenda turi kugendana neza. Kakonya dusubiremo, konya utangire ntacyo bitwaye. Banze unarebe neza wenda aho niho gusoma niba ariho. Niho. Yego. Ubwo dutangira no kuri 18. 16. Tanya 16 ntacyo nuko nitugera ku 16. Nuko arababwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'abagenza mumareyo iminsi 3 mwihishe kugezaho ababagenza bahindukirira. Nyuma muzigendere. Ariko abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike akagozi gatukura ku idirishya udacishijemo, ku idirishya uducishemo. Yego. Ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho, nihagira umwakura. Ariko natubura ntituzagerwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe aramubwira ati bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezerera baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Amen. Kwirembo bari kwirembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kwirembo ryiza, kwirembo ubari kwirembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kwirembo. Twongeye kubasuhuza abakristo bavandimwe, inshuti z'umusaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Turi mu ijambo, turi mu butumwa bwiza Imana yampaye. Muri myavuga ngo kwirembo ubari kwirembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze hehe? Kwirembo. Aravuga ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Aravuga ngo agiye kutugabira kuba kwiteka. Hanyuma Imana yambaye message ishingiye ku ijambo, avuga ngo Imana igiye kuzirikana indahiro mwagiranye nayo. Imana igiye kuzirikana indahiro mwagiranye nayo. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma uyu mugore Rahabu, kubenshi baramuzi nk'indaya international, indaya izwi, indaya ikora umurimo w'uburaya. Benshi bari bamuzi nk'umuntu marayika w'Imana atavugana nabo. Reka nkubwire ngo uburyo Imana yagiranye nawe isezerano ni ry'Imana ije kurinda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari umwigisha uzwi navuga ngo iryo jambo muryumve, muryiteho, kandi muryitege amatwi. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugore Rahabu yari indaya. Benshi baramubonaga bakamucira akaruru urutega. Benshi n'umuntu wamuhaga agaciro, bamufata nk'umuntu Imana itavugisha, bamufata nk'umuntu w'igicibwa.
ariko igihe kimwe birivuga ngo igihe kimwe marayika w'Imana aje yohereje abatasi baje gutata igihugu, baje kureka igihugu, baje kureba uburyo bitwara, baje kureba uburyo baririmba, baje kureba uburyo pastor ayoboye itorero, baje kureba uburyo hanuza agenda, baje kureba uburyo umuvuga butumwa agenda. Bibiliya ivuga ngo baza kumenya ko abatasi bageze muri wa mudugudu, baza kumenya ko abamarayika bamaze kuhagera. Bibiliya imaze kuvuga ngo bamaze kuhagera, hanyuma Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo babagabo kubera ko bari bamaze kumenya ko marayika w'Imana yahageze. Amen. Baza bafite ingamba zo kugira ngo bamarayika babagenze bamafata abagabo hanyuma bagire nabi. Bibiliya ivuga ngo babagabo basohotse uwo mudugudu, basohotse uwo murwa, baragenda bakikira ku nda bitaga Rahabu. Yesu ashimwe cyane. Iyi nda Bibiliya ivuga yatwerekaga yitwa Rahabu. Uyu Rahabu yari afite amateka mabi muri karitsiye. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga amagambo akomeye avuga ngo Rahabu akimara kubabona, Rahabu abakirana ubwuzu, amaze kubakirana ubwuzu ngo arabahisha. Biravuga ngo abazambura hejuru y'inzu yiwe, ngo abanyuza hejuru y'inzu, ngo hanyuma ngo abashyize ku mabati ngo aborosaho icyo bita imigwegwe cyangwa ngo amahwa y'imigwegwe. Amaze kubashyiraho hejuru kuri ayo mahwa arabatwikira. Ngo babagabo baza birukanka baje kwande, baje kwa Rahabu. Hanyuma ngo babagabo bamwe babagenza barababwira ngo abantu binjiye ahangaha. Ndagira ngo muno jambo ndimo ndasobanura uze gukura mu icyawe, hanyuma tuze gutanga message amaze gukura mu icyawe cy'ingenzi kirimo icyo Imana igushakaho. Hanyuma Rahabu aravuga ngo ntabo, cyakora avuga ngo cyakora bahageze bahita baratambuka. Aravuga ngo nimwihute mu bakurikira barimo barajya kuri Yorodani mu bacungira bari mu bafatira. Ngo bavuga ngo barirukanka cyane, bamaze kugenda ngo bageze kuri Yorodani barababura. Ngo Rahabu ngo ari kuganira nabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma Bibiliya ivuga amagambo akomeye avuga ngo uyu mugore ahabagana namaze kuganira nabo, arababwira ngo reka mbabwire ko mbakijije aba bantu, nkambakijije aba bagabo, ngenda ndashimye ko ngenda umunyabyaha, ngibyaha byanjye ndabyema, ndaca bugufi mbere y'Imana arahemukiye, ngenda indaya, ndabiza abagore benshi barira amarira menshi, ndabiza abana benshi babaye imfubyi ntibajya ku ishuri kubera ko minerivare zabase amafaranga menshi yabonye barya. Ariko bavuga ngo ko nkoze iki kintu nkaba mbakijije, muzamfashe iki, bizagenda biti? Amina, haleluya. Mbutse ijambo rikomeye cyane. Yuda amaze kuryamana na Tamari umukazana wiwe, yarambwira ngo ko ndyamanye nawe urampa gisasuro ki, urampa ngo ate ki ko ariwe turyamanye. Reka nkubwire ngo mu buzi muri murakunyuramo, mu ntambara murarwana nazo, bwira Imana uyibwire ngo nkeneye ko urinde ijambo wavuganye nanjye. Nkubwire ngo mu bikomeye, mu mugambi ufite mu ntambara murarwana nazo, muri ibyo bibazo murarwana nazo, muri izo ntambara kubona zidatambuka muri wowe, kwibutse ngo ibyo bibazo ufite mu ntambara murarwana nazo hapfunyitse mu mugambi w'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Bibiliya ivuga amagambo akomeye avuga ngo hanyuma uyu mugore Rahabu ababwira ijambo rikomeye avuga ngo none ko ngiye kubahisha bizagenda biti? Akomeza kuganira nabo, arababwira ngo namaze kumenya ko abagabo bari mu nzira barimo baragaruka, arababwira ngo nimunyure hano, munyure mwene dirishya mucike. Ariko baramubwira ngo tubabarire utubwire ikintu uzadufasha. Uwiteka agiye kukwibutsa impamvu yagusigaje, azakwibutsa ya migo yose imwe wirirwa umuhigira, none inyitura nibaye kwibagirwa. Uwiteka we ntabwo yibagiwe, mwana w'umuntu ni kuki wibagirwa vuba, niki kiguteye kwibagirwa? Hari benshi bagiye basezerana n'Imana ngo niduha ubukire, ukaduha ubukire ntabwo tuzaguhemukira. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye tuvuga ngo ntabwo Rahabu yarakijijwe, ariko abatasi baramusezeranya, baramubwira ngo mwari no dirishya ducikishirijemo, baravuga ngo upfundikemo agatambara gatukura, igihe tugiye kugaruka tuje kurimbura uyu mudugudu, igihe tugiye kugaruka tuje kurimbura iki gihugu, igihe tugiye kugaruka tuje kuri ibyo twasinye ko wabikoze. Baravuga ngo upfundike agatambara kazatumenyesha inzu yawe, katumenyeshe n'idirishya ryawe. Uwiteka agiye kukwibutsa mama, Uwiteka arababaye, Uwiteka arababaye, Uwiteka arababaye. Mwana muntu ni kukibagirwa vuba, iki kiguteye kwibagirwa? Uwiteka we ntabwo yibagiwe. Ibuka cyagiye umuhigira uri mu ishyamba, cyagiye umuhigira uri mu musozi, cyagiye uri muhigira uri murahunga,
cyagiye urimo uramuhigira uri kubona inzara igiye kukwica, cyagiye urimo uramuhigira Uwiteka arimo arakwibutsa, Uwiteka arimo arakwibutsa uherereye hose, Uwiteka arimo arakwibutsa. Barababwira ngo agatamba nzakapfundika, agatamba aragapfundika. Igihe baramubwira ati ariko havuga ngo ubaburire so na nyoko nabo mu nzu ya so bose, havuga ngo uzabateranyirije iwawe muri iyi nzu, havuga ngo undi uzaba uri hanze y'iyi nzu mu gihe cyo mupfana amaraso ye ntazatubazwe, niko bere yatubwiye. Hanyuma nkubwire ngo Imana yarinze isezerano, Imana yarinze Rahabu imurindira nabo mu nzu y'iwabo, kubera ko Rahabu yahishe abatasi. Rahabu agapfunika agatambara gatukura. Uwiteka agiye kunyura muri karitsiye utuyemo, Uwiteka agiye kunyura mu mudugudu utuyemo, Uwiteka agiye kwibutsa ko ari ngo Uwiteka ari ku irembo, nuko araje Yesu ari ku irembo kandi ageze ku irembo. Bavuga ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira. Ese Uwiteka agiye guheba kudapfa? Ese urumva kugabirwa kwawe uri buze kunyura mu rubanza? Ese ibuka cyagiye uri kwa muganga ubona randevu ari nyinshi cyane, uri murabwira Imana ngo Mana wamukunyije zino randevu, nzagushima nzaguhimbaza. None Uwiteka umuteye kwibagirwa. Mama ibuka cyagiye ujya gufatisha ibizamini, uyibwira ngo ninasanga ari kanseri nzagushima, none waribagiwe. Uwiteka arimo arakwibutsa. Ibuka uri murabisaba perime, uri murayibwira ngo nuramuka umpaye ibi byangombwa iyi perime nkayitsindira, urimo ngo nzagushima. Uwiteka arimo arakwibutsa. Reka nkubwire ngo Uwiteka ntabwo yibagiwe, ntabwo yibagiye icyo wasezeranye nawe, ntabwo yibagiye icyo wahize, ntabwo yibagiye inzira utawe wanyuzemo, ntabwo yibagiye ko wambaye ubusa ukayibwira ngo nunyambika nzambika abandi. Ntabwo Uwiteka yibagiye ko inzara yakuriye uyibwira ngo nuramuka ukijije inzara nzagaburira abandi. Uwiteka ntabwo yibagiwe. Prefa Drago Ediwinima. Uwiteka ntabwo yibagiwe. Ntabwo yibagiwe mama, ntabwo yibagiwe. Ntabwo yibagiwe. Byashobora ko umwana w'umuntu wamwibagiza, byashobora ko pasiteri wamwibagiza, byashobora ko umushumba wamwibagiza, byashobora ko umuhanuzi wamwibagiza, ariko Uwiteka ntabwo yibagiwe. Uwiteka ntabwo yibagiwe, Uwiteka ntabwo yibagiwe. Reka nkubwire nimba abamarayika batarashoboye kwibagirwa, abatasi batarashoboye kwibagirwa kwa Rahabu, bakamubwira ngo upfunike agatambara gatukura. Uwiteka yaje kumbwira ngo ko wavuganye nawe, hanyuma ko arimo arakwibutsa. Uwiteka ashaka upfunika agatambara. Ese ibyo Uwiteka yasezeranye nawe, aho yakugusengera uracyasengera? Ko yakubwiye ngo uruga guhaye n'uruga gusengera uracyarusengera? Uwiteka ntabwo yagize ate, ntabwo yibagiwe. Hanyuma Imana yampaye message, narimo ndibutsa abantu babwira ngo Uwiteka ntabwo yibagiwe. Imana yambaye message irambwira ngo nintangariza abantu batangariza iritangazo, nkubwire ngo wowe irongera ngo ninkubwire ngo wowe iminsi mibi iraje, iminsi yo kurira iraje, iminsi y'imbeho iraje, iminsi yo kurira bahekenya amenyo iraje. Irambwira ngo ninkubwire ngo mbese uhagaze he? Irambwira nongeye nkubaze ngo mbese itabaza ryawe riracyaka? Irambwira ngo nongeye nkubaze ngo itabaza ryawe riracyaka? Irambwira ngo ninongere nkubaze ngo mbese itabaza ryawe riracyaka? Yabimbwiye inshuro zigera muri 3. Irambwira ngo ninongere nkubwire ngo mbese urumva ukenyeye bihamye? Urumva ukenyeye bihamye? Irambwira ngo nongere usure ku mukandara wawe. Urumva umukandara wawe ukomeye, urumva umushumi wawe wambaje, urumva ukomeye, urumva ufite imbaraga. Imana irambwira ngo hagiye kubaho amarushanwa, hagiye kuba kwirukanka, hagiye kuba amarushanwa. Ese urumva uri tayari ko amarushanwa uzayatsinda? Mela trope fadrome. Irambwira ngo ninkubaze ngo mbese urumva aya marushanwa uzayatsinda? Irambwira ngo nongeye nkubaze ngo mbese urumva ko wambaye, urumva umwambaro wambaye witeye, urumva uzashobora kwihanganira imbeho? Umwambaro wambaye, ese urumva uzashobora kwihanganira imbeho? Irambwira ngo nintange itangazo ngo ibingibi biraje byihuse, ibingibi mugiye kubona byihuse. Nabonye abantu bajya mu masiganwa, nabonye abagore basiganwa, mbona abagabo barasiganwa, mbona abasore barimo barasiganwa, mbona abana bato barimo barasiganwa, mbona abatwite barimo barasiganwa, mbona abakene barimo barasiganwa, mbona abakene barimo barasiganwa. Imana irambwira ngo isigana rigiye kuza ntabwo rizarobanura abantu. Irambwira ngo isiganwa rigiye kuza
ntabwo rizarobanura umuntu, niko Imana yambwiye. Pila fago diwinima irambwira ngo imbeho igiye kuza ntabwo izarobanura ngo warize ntiwize. Imana irambwira ngo hagiye kubaho isiganwa rikomeye. Ni fodrome Yesu irambwira ngo ibabajwe na benshi bumvisha imvugo y'Imana, benshi bicaye ku karago, benshi buriye imisozi, benshi basenze ubutayu butandukanye biyirije. Imana irambwira ngo ibabajwe nuko iri tangazo yagiye yitanga mrefadraye muri 2 none kabisoye benshi bamaze kudamarara. Imana irambwira ngo isiganwa riraje. Nabajije Imana ndayibaza ngo iri siganwa ni irihe. Irambwira ngo bamwe bagiye gusiganwa kuko hagiye gutera ibibazo byinshi mu ngo. Ubatse yarazi ku rugamba rurangije rwa Gisore, azi yuko ataguye ku rugamba rwa Gisore, agwe agiye kugwa mu rugo kubera yuko ategeze afata umwanya wo gusengera urugo. Azi yuko Imana yamuhaye umugabo, azi ko Imana yamuhaye umugore, arangije aradamarara. Bibiri ivuga amagambo ngo yarabateye bashora imizi, barakora bagira imbuto nziza, ariko imitima ye bakure y'Uwiteka Imana. Irambwira ngo narabaje ngo isiganwa ni iri. Irambwira ari sobanura none mbasobanura, irambwira ngo harimo bagiye basengera ingo, babwira Imana ngo dufashe ntituzagwe kuri uyu musozi wa Gisore. Imana yabafashamo, umusozi barawuminuka kuko ntibegeze basama, ntibegeze banywa inzoga, ntibegeze bagwa. Ariko irambwira ngo ibabajwe nuko babikoze bageze mu ngo bamaze kubaka. Imana irambwira ngo uwo nawe ni umusozi bazagwa n'isiganwa barimo. Nongera kubaza Imana, irambwira ngo prefadraye benshi bagiye babwira Imana ngo bana dufasha tukabona akazi keza, akazi keza tuzagukorera. None iyi saha akazi umushara bahembwa, none isiganwa baguye ku rugamba. Baguye ku rugamba. Mana babazi zawe murinzi wemenyeshe igihe iwacu se ni muwero, ati joro ryijimye cyane uracyanyuma, nukarire tuzabana ibyago bizashiraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mwijuru, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mwijuru. Imana irambwira ngo benshi bagiye basaba Imana akazi, baranga, menshi arabagushije, ageze mu isiganwa ry'uko babonye umushahara, babonye akazi keza. Irambwira ngo umushahara urabagushije. Irambwira ngo isiganwa ribayeho, kandi isiganwa ribayeho. Irambwira ngo Imana ibabajwe nuko abafashe umwanya bari imbere yayo barahaye umwanya Imana, hanyuma irambwira ngo akamanyu kabibagije umuhamagaro. Numva ndababaye cyane, agiye kona mbona intumbi nyinshi. Bazi Imana ngo izi ntumbi ni iziki. Irambwira ngo n'abantu banze kurekura agakiza, banze no kugwa, bari mu rusengero, baririgo baririmba, bandi barabwiriza, bandi barahanura, abandi baradiakona, bandi batanga igaburo ryera, abandi baradirisha, bandi baracuranga. Bazimana irambwira ngo izi ntumbi nyinshi ziri imbere y'Imana. Yes.
irambwira ngo bahagaze mu muryango babujije abinjira kwinjira babuza n'abasohoka gusohoka. Irambwira ngo irababaye. Irambwira ngo isiganwa ribayeho. Irambwira ngo risiganwa ribayeho. Irambwira ngo nibabwire ngo imirimo bakora igiye kunyura mu ruganda. Nabajije Imana ndayibwira ngo mbwira nsobanurira kuri inkumbi ziri mu rusengero. Imana ikomeza kuganira nanjye. Imana ikomeza kuganira nanjye. Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye. Irambwira ngo ingo nyinshi z'abantu benshi zasenywe n'abiyita bavuga izina ry'Imana. Bazisenyesheje amagambo, bazisenyesha ubuhanuzi bw'indonke bw'uwo mwanya kubyo babahaye. Batandukanyije abagore n'abagabo kubw'ubuhanuzi bwo kugira ngo babone amarangamutima, babone indonke z'uwo mwanya kubw'ibyo babona bashaka gucyura uwo mwanya. Imana irambwira ngo irababaye. Imana irambwira ngo irababaye. Irambwira ngo irababaye. Irambwira ngo ongera usuzume. Aho ndavuye Imana yanyeretse amayereko atandukanye. Irambwira ngo nereke abantu. Irambwira ngo iyi ni ikarita ya banki. Iyi mwese murayibona ni ikarita ya banki. Nabajije Imana yibaza ngo iyi karita ya banki isobanuye iki? Irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo ibyo bari biringiye ko bafite ubutunzi, bamaze kubona ubutunzi, bamaze gushyira ku mabanki. Irambwira ngo igihe kirageze ujye gushyira mu ikarita ko wakwaye mu Imana ikarita yanjye. Inzari kwicane amafaranga uyabona. Iyi ni irangamuntu mwese murayibona, nakoresheje irangamuntu yanjye. Irangamuntu mwese murayibona. Nabajije Imana ndayibwira ngo nsobanura ko cyo kiba kirangamuntu. Irambwira ngo iyi ni irangamuntu isobanura ubwene gihugu. Irambwira ngo iyi ngiyi ni ikintu ukoresha mu gihugu cyose ugezemo ukagaragaza igihugu cyawe utuyemo. Irambwira ngo nimbwira abantu ngo basabye ibyangombwa byo kujya hanze. Baragenda kuko ibyangombwa barabibona. Bamaze kubibona bahemukira Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimwongere musenge. Igihe cyo kugira ngo babakire ibyangombwa kirageze. Igihe cyuko wowe wagiye ukavuga igihugu ugiyemo, ukavuga igihugu waturutsemo atari cyo. Igihe cyageze ngo usubireyo kandi bakujyane mu gihugu wavuze atari cyo narimo. Nabajije Imana, Imana irambwira ngo bahemukiye Imana w'abantu. Kuko mwasabye Imana ibyangombwa, benshi mugenda muvuga igihugu mwagiye muvamo mutagiye muvamo. Mbajije Imana, Imana irambwira ngo mwagezeyo ahubwo ibyo mubonye nkaho mwakagiye kuko mwabwiye Imana ngo muzayihagararira mu ambasaderi, ahubwo iby'Imana bahaye byo mugwanisha Imana, ahubwo mukoresha mu ndonke zanyu. Imana irambwira ngo hagiye kubaho indege zigiye gucicikana zibajyana mu bihugu mwidekarayemo muvuga ko byo mutuka, muvuga ko muri impunzi, karimo murabeshyira Imana. Aho na kabiri Imana yanyeretse iyi ni perime, murayibona. Iyi ni perime. Imana arambwiye ngo igihe kirageze batungure mu modoka mutwaye. Cyane agiye kubona mbona Imana yibanze muri Amerika. Imana ngo igihe kirageze batungure mu modoka mutwaye babashimute. Babaki ibyangombwa by'uruhushya byo gutwara babashimute. Ntimuzongera kugaragara. Irambwira ngo iyi ni ikarita mwese murayibona. Ni ikarita yo koza ku modoka. Irambwira ngo aho wambukiye hagiye kumenyekana. Irambwira ngo ninkubwire ngo aho wambukiye agiye kumenyekana. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo nintangariza abantu iritangazo. Batangarize ngo aho wambukiye hagiye kumenyekana. Irambwira ngo kw'ibyangombwa iyi karita uyifite aho wagenda hose ku hantu hakoza imodoka wayinjiriramo imodoka ukagenda. None Imana yarambwira ngo ko wafasha agakizo kakagurana ugiye kwambukira he, ugiye kunyura he. Imana irambwira ngo nibabwire ngo Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Irambwira ngo nintangariza abantu ngo Imana irababaye, Imana irababaye. Hanyuma nabajije Imana yibaza ngo mbese Mana iyi karita nzayisobona abantu gute kugira ngo bumve icyo ushaka kubatumaho. Irambwira ngo nimbwira abantu iyi karita igerengwa n'urwandiko rw'inzira Imana yari yabahaye.
uru rwandiko rw'inzira mwarutesheje agaciro, mumaze kurutesha agaciro hanyuma murusimbuza bamwe uko byo mushaka. Irambwira ngo mwagiye mwaravuganye n'Imana, none uyu munsi none mwateye Imana umugongo. Irambwira ngo dore urwandiko rw'inzira narwo iritesheje agaciro. Irambwira ngo nimuzongera kumvira itangazo. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo igiye kweza umugeni, kandi irambwira ngo hagiye kubaho inzara. Irambwira ngo hagiye kubaho indege nyinshi zigiye gucicikana ziza kugira ngo zibajyane mu bihugu mwagiye mudekara mwagiye muvamo, kuko mwaye mukiki Imana. Murakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Message rero nazanye nizo ngizo, Imana ibamere umugisha. Murakoze. Amen. Imana iguhe umugisha nawe kandi gukomereza amaboko. Message zo ziranakomeye, uretse ko abantu b'iki gihe basigaye barinangiye imitima batagishaka kumva imvugo y'Imana, ariko igihe kirageze kandi igihe kiraje kirasohoye kugira ngo abasenga data mukuri no mu mwuka babashe kumenyekana. Nyemerera twegereze ku musozo, kuri dukurikiranye ngushimire umuvuga butumwa Imana yaduhaye. Munyemerere mwinginga duhe nimero za telefone kugira ngo nifuza kumuvugisha, wifuza kwihana uze kuno kunoza kumuhamagara. Ushumba waduha nimero za telefone. Nimero yanjye ni 0788 46 078 46 46 hanyuma hagiye guteraho icyorezo cyitwa ibibyimba, cyane cyane ku babyeyi. Ibibyimba Satana azamukiyemo amakanseri. Mbonye urimo nsaba nimero, mbonye abaganga bagenda bacicikana bagenda batwara kuri tuno dutano two kwa muganga birukankana abantu benshi bagiye barwara ibibyimba. Numva Imana imbwira ngo nimbwire ababyeyi basenge. Irambwira ngo nimbwire ababyeyi basenge bave mu byo barimo. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Reka tugezaho bwo kumva wumvisha, ariko byose biradusaba gusenga. Reka dusoreze hano babwira ngo naho butarero cacaho.